abanyarwanda nta na choice mufitega. Icya mbere muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi. Umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane, miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite kujya. Ubu ninde wakongera guhungira Uganda? Ninde bamwakira gute? Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ninde wahungira Kongo? Murebe Bibiliya. Mwahungira hese? Ni ukuvuga ko tugomba kuba hano. Niba tugomba kuba hano, tugomba kubaho neza, tugomba kubana neza. Nta choice nimwe dufite. Ariko rero tukagira n'ikindi kintu cyiza. Turavuga ubuso buto, umutungo muto, amateka mabi. Ariko dufite n'ikintu cyiza. Kuba turi miliyoni 13 zifite umuco umwe, zivuga ururimi rumwe. Tumaze imyaka 30 tubona kubana neza no kubana mu mahoro. Icyo bimaze. Kuki tutakubakira kuri icyo ngicyo? Tutakubakira kuri icyo kuko hari icyo twahawe, niba ari Imana yabiduhaye, niba ari gihanga, niba ari iki, ariko icyo dufite umuco wacu, ururimi rumwe. Umukuru w'igihugu avuga mu gitondo, u Rwanda rwose rukamenya icyo yavuze, n'uri hanze y'u Rwanda. Umuyobozi ajya imbere y'abantu akavuga mu rurimi rumwe, igihugu cyose kikaba cyabyumvise. Ntabwo ari benshi babigira. Icyiza dufite rero ni mureke tukigumane. Kandi mutibaza ngo ingengabitekerezo, amacakubiri, ndi umunyarwanda izasenywa gusa n'ingengabitekerezo ya jenoside. No. Ibizayisenya ni byinshi, ni nk'ibyo navuze bindi, ariko n'ubudutsiko, n'imiyoborere mibi, n'ubusambo, no kwikanyiza, no kwironda. Kandi ibyo kwironda uko tugenda twidevelop, utibaza ngo bizagenda bikurikiza amoko cyangwa iki, bizagenda bikurikiza ni interest, icyo musangiye niho bizagira. Ariko byose iyo ari imico mibi iragenda igasenya igihugu, igihugu cyasenyuka, ubunyarwanda bugasenyuka. Nicyo bivuze. Twebwe rero nta choice dufite uretse kwitondera imiyoborere. Uyu munsi turiho turavuga imiyoborere y'igihugu cyacu. Ubuyobozi nibwo butugejeje ahangaha tugeze. Guhera muri uko kubohora igihugu cyacu kugeza aho twahuriye na challenge ya genocide, aho ngaho cyari ikigeragezo gikomeye cyaho u Rwanda rwagombaga gusibangana. Ariko abantu baraharenga kubera ubuyobozi dufite. Ubuyobozi ubu ngubu tugeze ku iterambere. Turacyahanganye no kuvuga kubaka ubunyarwanda, ariko u Rwanda ruzabaho ejo n'ejo bundi. So n'abakiri batoya, icyo mugomba kumenya ni ukwitondera ikintu cyitwa ubuyobozi, leadership. Kuko leadership niyo yacunguye u Rwanda, ni nayo yatumye hataba ikibazo n'ibibazo nyuma y'uko jenoside yakorewe Abatutsi ba 94. Uwo umutima ukomeye cyane, umutima wo gutanga icyo wabuze. Buriya abantu icyo batazi, iyo wavukijwe ikintu ukavutswa ikintu, icyo wavukijwe nicyo wumva watanga, ukumva uranezerewe. Niko bimeze. Buriya abantu benshi babohoraga iki gihugu bari baravukijwe igihugu, badafite igihugu, zikumara imyaka yose nta gihugu na kimwe ufite.
iyo ukibonye rero ukabona n'abanyarwanda uba wumva wabifuriza igihugu, ubifuriza igihugu kugira igihugu. Buriya kujya gucyura impunzi muri Kongo zigeze muri miliyoni 3, Loni yarananiwe ibeshya ahubwo ishaka ngo bagumeyo kuko babacuruza mu biriya batanga imfashanyo n'ikiriya miryango mpuzamahanga. Nta kindi RPF yabikoreye nuko abantu kubura igihugu bumvaga nta muntu ukwiye kubura igihugu. Bamwe muri twe twabaye impunzi inshuro nyinshi cyane. Uzi ko impunzi inshuro nyinshi? Navutse ndi impunzi jewe, mvukira mu buhunzi, nitwa impunzi. Nagiye kujya muri secondary, kujya muri kaminuza. Data atanga inka ku mugabo witwaga Bijogombwa w'Umuhima kugira ngo ansinyire ko ari we data. Njya muri university 82 Ubugande buratwirukana ngo turi impunzi, tuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda Habyarimana aradufata adushyira hariya Kibondo ngo turi impunzi z'Abagande. Urumva icyo gihe tuba impunzi z'Abagande. Nyuma Museveni afashe Uganda, abantu bacu basubira Uganda nk'impunzi z'Abanyarwanda. FPR ifashe yubohoje igihugu 94 batahuka bava Uganda nk'impunzi zitahutse. Murumva ibyo byose. Iyo wabuze ibyo byose ukibura, ukabura ubumuntu, ukabura impuhwe, ukabura urukundo, iyo ushoboye kubona uruha urumuha rwose. Mbona ariyo philosophy ya leadership ya RPF yatumye hatabaho amahano nyuma y'94. Ni leadership, umuyobozi wacu ibyo yari yarabayemo nuko atajya kunda kuvuga ibintu bye, ariko rimwe na rimwe turabimuvugira. Kuba impunzi uri umwana mutoya ntabwo muzi icyo bivuze. Kuba impunzi uri umwana mutoya nkawe wagiye afite imyaka 2 kugira ngo unabeho byonyine ukire macinya, kuko impunzi zose zicwa na macinya abana. Kugira ngo uzayikire ube umuntu ukure mu buzima bugoranye. Iyo wamaze gufata icyemezo cyo kureba kugira vision y'igihugu utanga byose ibyo wabuze. Je ndibaza ko ari byo umuyobozi wacu yahisemo gukora. Niko ntekereza. N'abandi bose bakamureberaho. Ariko ubu ntabwo ntekereza ko umunsi umwe hano mu Rwanda hazagira umuntu wongera guhagarara ngo avuge ati Abahutu, Abatutsi, ajye kuri mikoro ahamagarire kwica. No, bizaca mu zindi nzira. Bizaca mu dukiriki, ukwironda, kandi kwironda noneho kudashingiye ku moko, kwironda gushingiye ku gusahura no kwikanyiza. Bizaca mu turadutsiko nk'utwo mwabonye tw'abakono bejo bundi, nabo bakajya aho ngaho n'abandi nabo bakajya hariya. Ubwo bakaba barasenya ubunyarwanda, ikintu cyose cyandamaninga umunyarwanda. Imiyoborere mibi, muzitondere ikintu cyitwa bad leadership n'imiyoborere mibi. Icyo nicyo cyakoresha hano mu gihugu. Twe rero nta cyose dufite niyo kuyoborwa neza. Niba twarabonye urugero rw'imiyoborere myiza, hakagira usetinga akavuga turukiramende n'urunguru mwararubonye, utazaza ngo arusimbuke uwo ntazayobora u Rwanda, ntabwo azarushobora. Urugamba rwo kubaho igihugu cyacu hari impande ebyiri. Hari FPR ifite uko yadefiningaga umwanzi. Umwanzi wa FPR yari system ikandamiza abanyarwanda, ibuza u Rwanda gutera imbere, yahejeje abanyarwanda hanze n'abari mu gihugu badafite uko bazigera batera imbere. Ubwo niwo mwanzi, niko RPF yamusobanuraga. Leta ya Habyarimana FPR yarwanyaga yasobanuraga ite umwanzi? Yamusobanuraga mu ijambo rimwe gusa,
umwanzi ni umututsi. Niko byari bimeze. Umwanzi ni umututsi, ni inyenzi, ni imbaragasani, ni ibyo byose, bitutsi byose bibaho. Ari nayo mpamvu urugamba rutangiye abatutsi bibasiwe hano, barafungwa muri za stade, ngo ni ibyitso n'iki byose barabibasira. Murumva rero itandukaniro ryari rihari, aho FPR yavugaga iti turarwana yes n'igihugu, turarwanya institutions z'igihugu zifasha iyo leta gukandamiza abantu, ari zo ngabo z'igihugu. Kandi umwanzi ntabwo ari abantu, ntabwo ari abaturarwanda, umwanzi ni iyo system mbi. Leta ya Habyarimana yo byari kiriya, umwanzi yari umututsi. Kandi byaragaragaye uko byakomeje, urugamba rukomeza, abantu bose bazaga ku rugamba, urubyiruko rwazaga ku rugamba rwazaga ruvuye ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda, haba Tanzania, haba i Kongo, haba i Burundi, haba muri Uganda, yewe n'abavaga mu gihugu kimwe ntabwo babaga bahuje ibintu byinshi. Abavaga mu Uganda bavaga ahantu henshi hatandukanye bataziranye, abavaga i Burundi bose ntabwo ariko babaga bahuje, hari abavaga mu giturage, hari abavaga mu nkambi, hari abavaga mu migi. I Kongo ni nini, abavaga i Lubumbashi ntabwo babaga bahuje n'abava muri Kivu. Abavaga mu Rwanda murabyumva namwe uko hari hateye, n'abazaga niko bari bateye bamwe. Abo bose rero bagombaga gushyirwa ku murongo umwe wo kugira intego imwe y'icyo barwanira. Icyo barwaniraga ni u Rwanda, ni u Rwanda ruteye imbere, rwunze ubumwe, rudevelopinga. Bivuga ko uwabaga bagezeho yajyaga gukora ku mbunda yarabanje guhindurwa, mwavuze ngo ni uguforomata. Nuko deformata byarajyaniraga byose, byagenderaga hamwe, inyigisho z'icyo umuntu arwanira, imyitwarire, uko agomba kwitwara, indangagaciro agomba kugira, noneho n'uburyo agomba kurwana, byose byagenderaga hamwe. Ni ukuvuga ko RPA yabanje kwibohora ubwayo mbere y'uko ibohora u Rwanda. Ariko birumvikana ko kwibohora biba ari urugendo, discipline, imyumvire, imitekerereze, ideology, buri gihe byabaga biri center mu byo twakoraga byose, kugira ngo dushobore kubohora u Rwanda uko byifuzwa. Harimo challenge nyinshi cyane, harimo ibigeragezo byinshi cyane, habagamo kurwana no kurwana. Urugero natanga ni nk'uko iyo mu Rwanda hari abafatwa ku rugamba, barafatwaga, twarafatwaga, natwe hari abo twafataga. Hari naho byageze mu 1993 biba ngombwa ko mu mishyikirano ya Arusha n'ibyari byemejwe ko abasirikare bari aba leta bari ku ruhande rwa FPR bari barafashwe basubizwa leta, na leta nayo igatanga aba FPR yari yarafashe. Icyo gihe imibare nibuka neza nuko FPR yatanze abasirikare 59. Abo nabemeye kugenda, hari abanze bagumana na FPR. Ku ruhande rwa leta baduhaye abasirikare 3. Ni ukuvuga ko abacu bafataga bose barabicaga, bose barabicaga. Baduhaye umusaza umwe witwa Nania, baduha undi musirikare witwa Nyirigira, baduha n'umusaza wari inyenzi kera witwaga Ngurumbi. Nibo bantu baduhaye. Abandi bose barabicaga ku buryo batatinyaga no kwica n'abakobwa bafatiye ku rugamba. Bitabaga no mu mateka y'u Rwanda. Ndibaza ko mu Rwanda no mu ntambara zarwanwaga na kera nta mukobwa wicwaga ku rugamba. Ariko dufite ingero nyinshi cyane, dufite ingero z'abakobwa bafashe bakabica, bakabicana nabi. Hari umukobwa wacu wari umukaporari witwaga Rukotana, afite abavandimwe be hano bamwe ndabazi,
hariya ku Kidaho, baramufashe. Icyo bakoze, bashinze igiti, bazana amaguru ye bagicisha hagati, baramushinga, bamushyira ku muhanda aho ngaho. Tugarutse kumushaka dusanga ahagaze, twibaza ngo ni muzima, naho bamucishijemo igiti gutyo. Ibyo ni ikigaragaza abantu batari bafite ubumuntu na gato. Rero abo basirikare 59 twahaye leta, hari abo twasigaranye. Abo twasigaranye bagumye mu ngabo kandi bagira akamaro. Ibitero bimwe byaza Ruhengeri ya kabiri ntabwo twari kuyishobora iyo tutagira umusirikare nka Minani, twari twarafashe tukayintegratinga. Niwe watweretse n'inzira, niwe watweretse n'umwanzi aho ari, kuko yari ahavuye, yari abizi. Bishoboka neza ko kurasa uwo mujyi. Rero mu nzira yose yo kubohora igihugu cyacu, ndi umunyarwanda yari mu mitwe y'abantu, kuko objective ya mbere kwari igihugu cy'u Rwanda, igihugu kibereye abanyarwanda, cyunze ubumwe, igihugu cyagombaga kubaho. Ariko birazwi ko hari n'abaje icyo gihe, muratubwira abazaga mu gisirikare. Icyo nari ngiye kukibaza ndakibaza nyuma y'ikindi ngiye guheraho. Mu gihe cyo kubohora, cyo guhagarika jenoside nyirizina, hari abaje mwamaraga kubohora bagahita bajya mu gisirikare, kandi uyu muntu ucitse ku icumu, urokotse, winjiye mu gisirikare, mumufitiye umwanya wo kumwigisha ubwo bunyarwanda, kuko aje akomeretse. Abo bo mwagiye mubafasha mute? Ese uyu munsi bwo uje muri RDF, nubwo atari yo mushinzwe muri iki gihe, ahurira he n'ubwo bunyarwanda? Kuko umuntu ashobora kugira impamvu zinyuranye. Tuganira n'abantu benshi afande bakavuga ati ngewe nzajyamo kuko wenda nka mukase yamuzengereje, akibwira ko ageze mu gisirikare yabona agakoresho. Abantu bashobora kuza batekereza agakoresho kuruta umwuga, bose buri gihe mwababoneraga umwanya cyangwa mubafitiye umwanya? Birumvikana nyuma yo guhagarika jenoside, abasirikare abenshi bazaga bafite ibyo bitekerezo, bazaga bashaka kwihorera, bazaga bashaka ako gakoresho. Ariko icyo basangaga RPA ikomeye cyane, idadiye. Basangaga RPA idadiye ku buryo ntaho bashoboraga kwinyagamburira, byari bigoye. Ariko abantu ni abantu, hariho ababikoraga ku giti cyabo, uwo nguwo agahanwa by'intangarugero. Hari n'uwabikoraga akiyahura, hari umusirikare wabikoze Gikondo hariya ariyahura, arangije kwica abantu ari igicubwe. Hari abagiye bahanwa, ni uguhozaho. Ariko byagiye kugera 94, ingabo za RPA zimaze kuba ubukombe, ku buryo n'uwazizagamo uko yabateye uko ariko kose yageragamo agahinduka byanze bikunze. 94 haje abasirikare benshi 1500 icyarimwe mu kwezi kwa 7, barakiriwe. Hinjiye abana benshi cyane, bavangwa n'abo ngabo. Birumvikana ntabwo byari byoroshye gukora integration nyuma ya jenoside yari ikorewe abatutsi muri ako kanya, aho abari barokotse babonaga ko ari ugushinyagurirwa kwinjiza abasirikare bakoraga jenoside cyangwa bari ku ruhande rukora jenoside. Birumvikana abinjizwaga nabo ntabwo bari bafite icyizere cy'uko bagiye kujya mu ngabo ngo bakorere igihugu. Bumvaga ko ari amayeri y'inyenzi, ko ntabwo bari bwinjizwe, nta gaciro bazahabwa. Ariko ntabwo ariko byagenze. Barahari hano, bamwe baza kubyivugira. Icyiza nuko abantu bagihari bakwiye kujya batinyuka bakavuga amateka yabo. Ni nayo yafasha aba bana bakiri batoya, kuko ni ibintu biba byarabayeho. Ni amateka, twese dufite amateka twaciyemo. Abantu bajya batinyuka abivuge, kuko nta ngaruka byamugiraho,
ahubwo ni isomo ryiza ryo abandi bashobora kuba bakwigiraho. Abo basirikare uvuga bahagaritse jenoside cyangwa binjiyemo igihe jenoside yakorerwaga abatutsi yahagaritswe, bari bakiri bashya, ntabwo hashize igihe gitoya cyane, ni benshi muri bo bambukanye n'abandi kujya gucyura impunzi zari hakurya. Impunzi zari hakurya, umuzi aho zari ziri ni Mugunga, ni Katare, ni Gahindo, ni Gashusha, ni ku mupaka, ni Kibumba, ni hose. Ariko hari nk'ingero zimwe umuntu yibuka ukabona ko bitanga icyizere cy'uko kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ari ibintu byoroshye biremerezwa n'abantu baba bafite inyungu zabo ku giti cyabo, ariko ntabwo ari ikintu kigoranye cyane. Ingabo zimaze kwambuka kujya gucyura impunzi, zaciye hagati y'inkambi nyinshi. Hari inkambi za Mugunga, hari n'inkambi zari Katare na Kahindo muri Rucuru, zaciye hagati, ingabo zaciye hagati. Duciye hagati, ingabo zari za exfar zari zarahunze ziza kudutera mu birunga bya Nyamuragira. Zije kudutera, ikirunga kiraruka, ikirunga cya Nyamuragira kiraruka 96. Kirutse, ari twe ari exfar twarwanaga, twese turahunga, kuko nta washoboraga kwihanganira ikirunga. Exfar zihunze, ntabwo nibuka aho zahungiye, ubwo zagiye mu ahantu kureho. Noneho hari impunzi zituruka Gatare, ni muri Rucuru, zishaka guca hagati ya Nyamuragira na Nyiragongo ngo zijye Mugunga. Kandi aho zagombaga guca niho amashami y'ikirunga cyarukaga, niho yacaga. Uzi ikirunga kiruka kigaba amashami, ushobora kwibeshya ugaca ahantu amashami akaza guhura ukagoterwa hagati, byose bigahura. Icyo gihe ingabo z'inkotanyi icyo zakoze ni iki: twahagaze ahantu tudiployinga abasirikare kugira ngo izo mpunzi zavaga Katare zijya Mugunga zitagwa mu kirunga, zidaca muri ayo mashami y'ikirunga, zibacisha ku ruhande. Zibacisha ku ruhande. Umudamu nibuka warimo ni umudamu witwa Marie Rose, yari atwite icyo gihe. Marie Rose ashobora kuba akora muri RGB, ashobora kuba akora muri RGB. Iyi nkuru ndayivuga, twayibwiye abantu bakoraga ubushakashatsi b'abazungu barimo Abanyamerika n'Abongereza, ntibanyurwa, baravuga bati muratubeshye. Bikoreye private research yabo, bagaruka nyuma hashize umwaka umwe, baza batubwira bati ibyo mwatubwiye nibyo, ntabwo twashoboraga kubyemera ko inkotanyi zashoboraga gukora ibyo bintu. Ariko niko byagenze. Buriya iyo inkotanyi zitahaba, impunzi zose zo muri Katare, mu nkambi ya Gatare na Kahindo, ntabwo zari kugera Mugunga, zari kumirwa muri kiriya kirunga cyarukaga. Nuko nguko bimeze. Rero RPA yari yariteguye, hari imyiteguro mu myigishirize, mu miyoborere, muri ideology, nibyo byafashije kuba ipfundo rya ndi umunyarwanda. Hanyuma icyo navuze kindi nari bubaze mbere yuko mbaza n'abandi turi kumwe bagiye gukomeza batuganirira, ni ikijyanye n'abandi bagiye baza cyangwa namwe mwagiye gushaka. Hari abo mwagiye gushaka ari bakuru, ndibuka Leta Kanyarengwe, mufite uko mwamugezeho, nawe aza muri mwe, n'abandi bantu bagiye baza ari bakuru, baza babasanga. Ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda rimwe bitangira, hari abana batoya batubwiye bati, batabasaza batubwiye ngo yemwe bani mugende mwitabire mwumve ibyo bababwira munabigenderemo, bati naho twebweho ngo bababwira bakoresheje umugani wa rya tungo riba mu rugo rikora akazi k'umugoroba cyane, ngo baravuga bati nta urishaka arikuze. Ariko mu Kinyarwanda bafite uko babivuga, bati nta urishaka arikuze.
ariko ko hano tudaca imigani ku manywa ngo barababwiye ngo ntawe ucirira imbwa ikuze. Nagira ngo bitumvikana ukundi kuntu, nashakaga uko twabivuga neza mu kinyarwanda. Ahangaha tugomba kuganira neza. Uyu munsi abazaga bakuze, mutari burindisha itegeko, mwatubwiye muti RPA iradadiye, ubwo nuvuga ko n'uwashaka kwikorera ibyo abonye ntibikunda. Ariko noneho abo bose bagiye bazwiho amadeklarasiyo, wenda abantu babahimbira cyangwa bavuze ntawe ubizi, bo kubakonvenka, kubibumvisha no kuza byaraboroheraga? Ntabwo byari byoroshye. Abantu bakuze mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye, ariko byarageragejwe. Alex Kanyarengwe yaje avuye Tanzania, niho yari yarahungiye. Yaraje yaraje cyangwa rimwe mwagiye kumureba? Na RPF yagiye kumureba, ni nayo yamutumije, ni nayo yamuzanye. Niyo yamuzanye, araza aba vice chairman w'umuryango, aho Lete General Fred Rwigema apfiriye, aba chairman. Ariko murabyumva aho yaravuye, amateka yaravuyemo, n'imyumvire n'imyaka, no kugira ngo bihinduke vuba ni urugendo. Abandi navugaho ni bariya abagabo twafunguje Ruhengeri, Colonel Rizinde, Biseruka, Muvunanyambo, n'abandi bazanye n'abandi. Ariko bageze mu Birunga, ko twafunguye prison tugeze mu Birunga, ubwo twari dufite ibyishimo by'uko tubonye abakomanda, abamajoro, abantu bakomeye bize igisirikare, bateye ubwoba, bagiye kudufasha urugamba. Noneho bazi n'imirwanire yabo bari bavuyemo, noneho banabarakariye cyane kuko bari barabafunze ngira ngo burundu mu munyururu. Ariko bageze mu Birunga, icyo nibuka neza ni uko basabye imbunda, babaha imbunda, baragenda mu gitondo nka saa 12, saa 3 bari bamaze kugaruka, batageze no ku rugamba. Bagarukira mu nzira, bigaragara ko batabishoboye. Ku bijyanye n'imitekerereze n'imyumvire byari bigoye cyane, ni ibintu byari bigoye. Nihuse nababwira urugero rumwe rwa Rizinde. Rizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika jenoside. Abona amakuru kuko yari komanda mukuru, yari afite escort, yari afite radio, amenya amakuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifashe. We ubwe bimunanira kwihangana, ati nyana zimbwa ziragifashe sha, azifashe kiriya kigo, ati ziragifashe gutyo ati ziragifashe, ati baragitaye, ati baragitanze, atari ko barabeshya, atabaye komando babigogwe nibahagera baragisubirana. Ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba, ariko urumva imyumvire ye n'imyaka ye nuko byari bimeze. Hari abo utashoboraga guhindura nubwo wagira gute. Yego, ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe. Ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka? Mwamufashije mute? Yabaye na guverineri, ngira ngo yabaye prefe, ngira ngo wa kariya karere. Nyuma yaho yabaye prefe wako karere. Ni ibintu abantu bari bamenyereye. Hari n'ibintu bitatangaza. Rizinde kuvuga ibyo, n'ubundi yari asanzwe abivuga turi kumwe imyaka yose. Yarabivugaga bimwe tukabiseka, ariko tukibuka amateka ye, aho yaravuye n'uko yari ameze, ibyo bamuvugagaho n'ibyo yari yarakoze. Byaje kugaragara ko hari icyo utamukuramo kirenze.